hasigaye umuhanuzi umwe, ariko uwo muhanuzi simukunda. Uzi impamvu atamukundaga? Ntidukwiye gupinga abahanuzi bose, abavuga ngo Imana yavuze bose ntabwo dukwiye kwizera ko bari kuvuga ukuri. Ntambara y'abahanuzi babiri, umuhanuzi wabanje guhanura mbere usa naho akomeye umva iyi nkuru. Iyi nkuru ni inkuru yakwigisha. Umwami umwe yashatse kugaruza ubutaka bwe kugira ngo busubire mu maboko ye. Hano haraza kugaragaramo mu ncamake intambara y'abami n'intambara y'abahanuzi. Igice kimwe cy'abahanuzi bavuga ibinyoma n'ikindi gice cy'umuhanuzi uvuga iby'Imana nk'uko biri. Reka turebe uko byagenze. Ngira ngo umwami witwa Ahabu yagambiriye kujya kurwanya umwami w'i Siriya kugira ngo agaruze ubutaka bwe, agace runaka kari karanyazwe. Yari yaragenderewe cyangwa yari yarasuwe n'umwami Yehoshafati, umwami w'Abayuda. Uwo mwami w'Abayuda mbere y'uko bafata umwanzuro wo kujya kurwana, yamugira inama ikomeye. Aramubwira ati rero, mbere y'uko tujya kurwana ndakwemerera, ndagutabara nk'uwitabara, ingabo zanjye nk'izawe, amafarashi yanjye nk'ayawe. Icyitonderwa, aramubwira ati reka tubanze tugishe ijambo ry'Uwiteka inama. Ijambo ryiza yamubwiye, kandi koko Abisirayeli n'Abayuda n'abantu bari bazi Imana, ntibakagombye kujya kurwana uko bishakiye. Iyo nama akimara kuyumva yumvisha ari inama y'ukuri. Ni inkuru ibarizwa mu gitabo cy'Abami ba mbere, igice cya 22 umurongo wa mbere kugeza uwa 28. Iyo nkuru niho iri. Noneho aya ni amagambo Yehoshafati yamubwiye, ariko umurongo wa 5 avuga ati ndakwinginze ubu banza ugishe ijambo ry'Imana cyangwa ry'Uwiteka inama. Bahamagara abahanuzi ngo nka 400. Abahanuzi nka 400 baraje. Noneho umwami Ahabu arabaza ati mbese dutabare i Ramoti y'i Galeyadi? Noneho baramubwira bati tabara, kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Ego, bose umwe avaho undi ajyaho, undi avaho undi ajyaho, gutyo bose barahanura bati umwami natabare. Kandi nubwo bahanuraga batyo nta kuri kwari kurimo. Noneho Yehoshafati umwami w'Abayuda abwira umwami w'Abisirayeli, ubwo bwami bwari bwarigabanyijemo kabiri, arababaza ati nta wundi muhanuzi muri iki gihugu ko numva abantu bari guhanura ibintu bisa? Nawe ako kantu kamuzamo ko kwibaza atari ko aba bantu simbashira amakenga. Noneho ikintu gitangaje, umwami w'Abisirayeli yashubije Yehoshafati amagambo akomeye. Aramubwira ati hasigaye umuhanuzi umwe, ariko uwo muhanuzi simukunda. Uzi impamvu atamukundaga? Yaravuze ati uwo muntu iyo ampanurira ntajya ampanura ibyiza. Nibutse ijambo Pawulo yandikiye Timoteyo ariko kumubwira iby'uburyo agomba kwigisha. Aramubwira ati kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Aya magambo nahise nyibuka ubwo Ahabu yasubizaga umwami Yehoshafati ngo uwo muhanuzi ngo arahari ariko ntajya amuhanura ibyiza. Aya magambo ari mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 3, amubwira uburyo mu bihe bizaza bazigwiriza abigisha bameze nk'uko bashaka. Uyu rero noneho abwira mugenzi we iby'uko atamukunda. Yehoshafati aramusubiza ati mwami wivuga utyo, ahubwo ni mumutumeho. Bamutuma, araza. Ahageze rero ariko gato atari yahagera, intumwa iragenda iramubwira iti uramenye abantu bose, abahanuzi bagenzi bawe bose bahuje inama yo kugira ngo babwire umwami iby'amahoro, bamubwire yuko azatabaruka amahoro, nawe ugende wunge mu ryabo.
ikintu gikomeye kandi gitangaje mu buryo bugaragara, uyu muhanuzi wari wasigaye mu bahanuzi bose, umwami ntiyari yigeze amutumaho kuko atamukunda, yari azi ko ibyo ari bumubwire n'ubundi biraba bitandukanye n'ibyifuzo bye. Uyu muhanuzi yabwiye iyo ntumwa, uyu muhanuzi we yitwa Mikaya, yasubije intumwa ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, icyo Uwiteka ambwira nicyo ndi buvuge. Yari ari mu mwuka w'Imana mu buryo bufatika. Wibaza ugereranya abahanuzi 400 kuba bahanurira umuntu. Natwe mu buzima busanzwe ubonye abahanuzi 400, abo ni benshi. Ubonye abahanuzi 5, ndavuga mu buzima bw'iwacu, bakaguhanurira kandi batandukanye, undi akazaza ari umwe akavuga ibitandukanye n'ibyabo, sinzi ko apfa kwizera wa wundi umwe. Ntekereza ko ibyo abantu benshi bavuze ushobora kubigenderaho. Noneho bari abantu 400, n'undi muntu araje anyuranyije nabo. Kunyuranya n'abo bantu biragoye kugira ngo umuntu azabyumve. Ku murongo wa 15 niho yamubwiye amagambo amubwira ati, kuko ya ntumwa yari yamaze kumubwira iti, genda uvuge uhuze na bagenzi bawe. Noneho ku murongo wa 15 b yaho nibwo yavuze ati, ngaho tabara, ameze nk'uwikiza, uragira iki? Kandi Uwiteka azahagabiza umwami. Ariko umwami amurebye nk'uko asanzwe amuzi, aravuga ati, urambeshye. Aramubwira ati, urambeshye, mbwiza ukuri. Umuhanuzi ariyumvira aravuga ati, okay, reka nkubwize ukuri noneho. Amubwira ibyo Uwiteka yamubwiye. Aramubwira ati, nabonye Abisirayeli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Uyu muhanuzi yababwiye ibintu byinshi, ababwira n'inkomoko y'ibintu, ababwira impamvu zose. Ukomeje ugasoma urabibona. Ahubwo reka nerekeze ku musozo. Nerekeze ku musozo mbabwira intambara y'abahanuzi 2. Umuhanuzi wabanje guhanura mbere, usa naho akomeye. Uyu muhanuzi umva amagambo yabwiye uyu wari umaze guhanura iby'ukuri. Arahindukira aramureba, yigira hafi, akubita Mikaya urushyi, aramubaza ati, uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze he ava muri jye akaza kuvugana nawe? Umva intambara y'abahanuzi. Iki kintu kirakomeye kandi kiragoye. Baje kumufata Mikaya, baramufata baramufunga, n'umwami arabyemeza, aravuga ati, ne mumufunge kugeza ubwo nzatabaruka. Ariko Mikaya yari arenganye, yari ari mu karengane, yari avuze iby'ukuri. Ndetse uyu wamukubise urushyi, Mikaya aramubwira ati, ibyo uzabyemera ari uko ubonye ibibaye. Kandi koko uyu Mikaya yaje guhita apfa, apfiriye ku rugamba. Ahabu nawe yaje kugwa ku rugamba. Ibyo yahanuye byari ukuri. Aha rero harimo isomo rirenze rimwe. Ndetse reka mbabwire isomo wakumva muri iyi nkuru. Umuntu wese waremwe n'Imana yakabaye agisha Imana inama, ntiyiyobore, kuko twaremewe kuramya Imana no kuyihimbaza. Tukamenya kugisha Imana inama. Cya kabiri, tukamenya kumvira inama, kuko bari abami bagishije inama, Imana irayibagira ariko ntibayumvira. Icya gatatu, kwitondera ubwinshi bw'abahanuzi. Ubwinshi bw'abahanuzi bwateza ikibazo kandi bwaranagiteje. Icya kane, mu ruhande rw'abahanuzi bakwiye kuvuga ukuri nk'uko kuvuye ku Mana, cyangwa se umuntu wese uvuga iby'Imana tuve ku muhanuzi akwiye kugerageza, akwiye gukora uko ashoboye akavuga iby'ukuri. Icya gatanu, twese hamwe dukwiye kugenzura imyuka, kuko abavuga ngo Imana yavuze bose ntabwo dukwiye kwizera ko bari kuvuga ukuri. Ikindi, ntidukwiye gupinga abahanuzi bose ngo tuvuge ko bose tubashyize mu gatebo kamwe. Harimo abahanuzi b'ukuri. Ayo ni amagambo yo kutwigisha. Iyi ni inkuru igomba kutwigisha. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane, ndabashimiye. Imana ibagire neza.